cy'abantu bose none bene datamuze twegere Imana yacu dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro twihishe mu mababa yayo. Muraho bantu b'Imana, ndabasuhuje. Yesu ashimwe. Nifugiye kubagezaho ubutumwa bugufi bujyanye na gahunda y'amasengesho muri iki gihe cya gahunda ya Guma mu Rugo. Ku cyumweru gishize ubwo twari mu materaniro, nta watekerezaga muri twebwe ko ikindi cyumweru tutazabasha guterana, ariko nta gitungurana ku Mana, Imana yo yari ibizi. Turagira ngo rero tubasabe kwihanganira ibihe tugenda tunyuramo, ariko kandi tubasaba nk'abakristo gukanguka no kuba maso kugira ngo turusheho kwegera Imana. Itorero ryacu rya ADEPR ryateguye gahunda y'amasengesho y'iminsi 7, kandi buri munsi bagaragaza kutugezaho inyigisho ya buri munsi. Turasaba abanyetorero bose ko muri iyi minsi 7 dufite amasengesho y'abanyetorero twese mu gihugu, ko bishobotse muzaza mugaragaza gukurikirana izo gahunda, ndetse turabizi neza ko muri kumwe n'abandi bose mu masengesho n'ubundi kuko yateguwe n'ubuyobozi bw'itorero. Ariko bitewe n'uko ingamba zashyizweho na leta yacu zaje zisa naho zidutunguye, tutarateganije yuko ku cyumweru tutazasenga, nifuje kubibutsa gatoya ibijyanye n'iyo gahunda y'amasengesho yateguwe ku rwego rw'itorero ryacu. Insanganyamatsiko iboneka mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, ibice 7 umurongo w'14. Ni umurongo uzwi n'abantu benshi uvuga ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarire igicumuro cyabo bakirize igihugu. Insanganyamatsiko turimo muri aya masengesho ni insanganyamatsiko ivuga hejuru yo gusenga ndetse no kwegera Imana. Reka mbagezeho ubutumwa bugufi cyane cyane buvuga ku mbaraga z'amasengesho. Gusenga nibyo bishobora guhindura ibihe. Amasengesho afite imbaraga kuko ashobora guhindura ibihe. Turi mu bihe bigoye, nubwo nta gihe kigeze kibaho cyorohera abantu b'Imana, ariko ibihe turimo nta kindi gishobora kubihindura uretse gusenga. Pawulo na Sila murabizi, hariya mu byakozwe n'intumwa mu 16, Bibiliya itubwira yuko bahuye n'ibihe bikomeye, ariko intwaro bakoresheje muri ibyo bihe byabo ni amasengesho. Hari ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa ubwo bari kumwe nawe ku musozi wa Elayono, ubwo yavugaga ibyo gusenyuka ku rusengero rw'i Yerusalemu, akavuga n'ibimenyetso bizaba byerekana kuza kwe ndetse n'iby'imperuka y'isi. Bibiliya iratubwira mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo mu bice 24, ubutumwa bwiza bwa Mariko ni mu bice 13, ubutumwa bwiza bwa Luka ni mu bice 21. Bibiliya iratubwira ngo yicaye ku musozi wa Elayono, bamwe mu bigishwa ngo baramusanga. Muri Mariko hari amazina y'abo bigishwa, ngo baramubwira bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyerekana yuko igihe bizasohoreramo cyegereje niki. Atangira kubabwira uko ibihe bizakurikirana. Ariko iyo usomye ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo,
usomye muri biriya bice 24 bya Matayo, dusanga hari amagambo Yesu yabwiye abo bigishwa ku murongo wa 20. Arababwira ngo namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itagabanijwe ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubwo intore iyo minsi izagabanywaho. Ndashaka kuvuga yuko amasengesho afite imbaraga zo guhindura ibihe. Abigishwa ba Yesu nabo bahuye n'ibihe bikomeye, kandi Yesu mu buhanuzi bwe ababwira yuko ibihe nk'ibyo itorero abamusenga bazahura nabyo, ariko arababwira ngo muri ibyo byose babe maso kandi basenge kugira ngo babone kuzarokoka ibyo byose byenda kubaho. Ageze kuri iyi mirongo dusomye hepfo, abwira abigishwa be ku murongo wa 22, arababwira ngo ibihe bibi ikizabigabanya, ikizabimara imbaraga n'amasengesho y'abera. Aravuga ngo kubwo amasengesho y'abera iyo minsi mibi izagabanywa. Amasengesho afite imbaraga zo guhindura ibihe turimo bya COVID tumazemo umwaka n'amezi hayarengaho, byaje bitunguranye, byaje bitunguye abatuye isi, ariko ku Mana ntabwo byatunguranye. Ariko bumwe mu buryo dushobora guhindura ibihe, Imana ikaduha ibihe byiza, icyorero kigahagarara, no gusenga. Amasengesho yawe, amasengesho yanjye rero ni iyo makeri Imana ishaka gukoresha muri kino gihe kugira ngo ihindure ibihe turimo. Gusenga gutuma tumenya aho ibihe bigeze. Byanditse muri Yesaya bice bya 21 umurongo w'11, amagambo avuga ngo wa murinzi we ijoro rigeze. Arabwirwa ngo ijoro rirakuze burenda guca ariko bwongere bwire. Gusenga bidufitiye umumaro munini cyane, kubera yuko iyo dusenze tumenya nuko ibihe bimeze. Mu by'ukuri niba mubyibuka, muribuka yuko mbere yuko ibihe turimo bibaho, hari uburyo abasenga Imana babivuzeho. Ibyo nabyo bize bidufasha kumenya ibyo Imana yavuze, kuko umwuka Imana yaduhaye, ijambo ry'Imana riravuga ngo azatwereka ibyenda kubaho. Turabizi neza ko hari icyo Imana yabivuzeho, ariko burya Imana ivuga ikintu iba iduhaye n'umukoro n'umutwaro kugira ngo tugisengere. Niyo mpamvu dukwiriye gusaba Imana kugira ngo ibi bihe bibi turimo bituma abantu badasenga, bituma insengero zifunze, ntabwo biri mu mugambi w'Imana. Nta nyungu Imana ifite kuba insengero zifunze, ariko ni igihombo kinini ku bantu b'Imana, kuko benshi barimo baratakariza ubuzima bw'imbere mu mwuka. Niyo mpamvu rero nk'abantu basenga Imana dukwiriye gusaba Imana kugira ngo ibi bihe turimo bihagarare. Itorero nitwe dufite iyo nshingano yo gusenga Imana kugira ngo ibihe bibi turimo bihagarare. Ntabwo ibi Imana ibisaba abantu b'isi, ni inshingano zacu nk'abanyetorero. Dukwiriye gusenga Imana, tugasengera itorero, ariko tugasengera n'igihugu kugira ngo ibihe turimo bihagarare. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi bwo kuba yahagarika, ariko irashaka yuko dusenga. Amasengesho yawe, amasengesho yanjye niyo Imana ishaka gukoresha kugira ngo ibihe bibi turimo bihagarare. Amasengesho y'abera. Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo iyaba iyo minsi ngo itagabanijwe, ngo ntihari kuzarokoka n'umwe, ariko ngo kubw'intore z'Imana iyo minsi ngo y'imibabaro izagabanywa. Imana idufashe kumenya ko amasengesho yacu afite agaciro ko kugabanya ibihe bibi, kandi agatanga n'amahoro, tukagira amahoro, tukagira n'ubuzima bwiza. Ndabifuriza rero
umugisha w'Imana, kuzakurikirana gahunda zose z'itorero ryacu kuri radio yacu ya ADPR iri hariya ku Gisozi. Gahunda tuzagenda tuzibagezaho uko bishobotse nuko tuzihawe, ariko inyuma y'aya masengesho y'iminsi 7 n'ubundi icyorezo nigikomeza tukiri muri gahunda ya guma mu rugo, tuzareba ukuntu n'ubundi twagarura ya gahunda yacu ya YouTube mu buryo bw'amashusho kuri chaîne yacu ya Nyarugenge. Nubwo wenda bitoroshye kuva mu ngo, ariko tuzabisengera kandi Imana turizera yuko izabidufasha. Ndabifuriza rero kugira amahoro, kandi ndabifuriza gukomeza gusenga Imana aho muri mu miryango yanyu, musengera igihugu kandi musengera n'itorero, kugira ngo iminsi iri imbere Imana izaduhereza ibihe byiza. Murakoze, mugira amahoro. Yuzuze na Yesu mukundane nk'inshuti, umatane nawe maze mubana karamata. Mutangira gusenga tushima Imana kubwe, uyibutsa amasezerano. Komeza usenge, komeza masengesho, ntabiza kwirengagiza ipfukamira uyisenge, kwizera ibyawe uyisenge, izasubiza amasengesho. Komeza usenge, komeza masengesho, ntabiza kwirengagiza